kizimyamoto yerekane zunguza amapave cyane gusaka munsi y'imodoka gusaka ibisasu hegitari no gutera imetero nka za zindi zanjye atari izanye nizo mu magambo izindi nizo ku butaka ikindi niki uretse se Usta Kayitesi ati babatumye impamya bushobozi za kaminuza muri teologiya murazicurisha pasteur ucurisha icyakabiri ibi biberamo mu byumba by'amasengesho hari inkuri horisi duhorana kuri DC yo muri Nyamyumba ari urusengero rwahindutse urusamiro wa mukobwa wese winjiyeyo arayitahana indo Karongi byaravuzwe naho ahantu hari ameze nk'ubutayu naho bazikurayo uziko byaruta isengero zikaba nkeya ibi byose tukabibaza inzego z'ibanze ariko niba gitifu hamagaza inama ngiye mu kagari kacu tweze kujya mu nteko y'abaturage tuza turi abantu 30 imidugudu 4 imidugudu 4 muri 30 harimo abakuru b'imidugudu na komite z'imidugudu na gitifu w'akagari na sedo abaturage basigaye ubwo ni ngewe n'abandi nk'abangahe gitifu arahamagara hakaza 30 kandi mu kagari harimo isengero enye zose nta na rumwe rugira munsi y'ijana rutuzura none se message ya gitifu ihawe abantu 30 niya pasiteri ihawe abantu 100 times 4 400 byakabaye bimeze gutya. Hello Guten Tag ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'imirongo tuvugana yego niho wahageze Der Sprachen Drama Language Academy twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make. Ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online. None sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite? Yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 22. Reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen German Language Academy. Intro yangira abandende nko Yes Karajya Omar Pano nanone kandi turabashimiye turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane rwose ni by'agaciro kandi ni byiza cyane kongera kubasanga hano mudutegereje hamwe na mwarimu wacu Karajya Omar Jean Baptiste wongeye kwirirwa Karajya mwiriwe neza Jaras akasuhuze meza cyane rwose suze abakunzi bacu tumaze igihe tutabonana yego abaduhamagara abatwibutsa abafite impungenge ngo ntago tukihari turahari tuba turi mu bindi kandi byose arabagira ngo ntuhari ndahari wese ni ukubera impamvu nyinshi burya umuryango ni mugari kuwa gatandatu natashye ubukwe sinaheruka gutaha ubukwe ariko natashye ubukwe bwiza pe natashye ubukwe bwiza bw'umwana umwana asa naho nigishije ariko nasa ari inshuti yanjye umwana arantumira nasa arantumira ewana ndagenda saa 3 navuyeyo saa 7 z'ijoro ubukwe ariko kweri abantu bakifite cyanga abantu b'imusave ndabasuhuje ubukwe bwarimo nk'abantu 1200 igihema watereraga ijisho utashobora kubona uwo hirya mu yindi nguni kandi bugenda neza butuje mu kwinegura twari nka 200 ibaze mu kwinegura bukebwa ku kibwe nasubiyeyo reka akantu kashibije cyane uwo munsi rero suhuza umugabo witwa Claude Ngabo ukora muri Nidoro afite ubumuga bwo kutabona twaherukanaga mbere ya corona ngira abantu rero Nidoro ya mugabo turaziranye yego reka ngiye kumusuhuza ndiwe kwamenya
ndagenda ariko sikoro igihe wanyuriyeho hose niwambonaga kuki utasoje ngo ariko karege ngo koko afata mu ntoki ijwi no mu ntoki zanjye finish ahita amenya ko ari ngewe ba bantu bafite capacity irenze mpita nzambwira ba bantu uzi ko yahise amenya abantu imyaka igera hafi 5 pe tutabonana kugukora mu ntoki kukumva ijwi no mu ntoki zanjye ariko ahita ambwira ati n'ubundi nari nabyumvise ati nari ntegereje ko buno buku buzamo kuko ko nari narabivuze mu kiganiro mbere ko nzataha ubukwe bw'Umusave icyo cyarantunguye cyane ariko nakunze abantu bo biriya misozi abamukuyu abamusave abandera abagasogi abakayumba ababumbogo bwa Nkuzuzu na za Gishaka na za Rutunga na Gasabo bose ubwo ni imisozi nk'itandatu kandi ukuntu buryo ubukwe nako umuryango tukifitiye ntuza intambara tukunze turi benshi tekinikoma ubukwe bwari bugiye gupfa gahunda yari 3:00 dutangira 6:00 ariko nta muntu wigeze yidepurasa njyewe nahageze 3:40 abadekora aribwo bari kuza ari umukobwa waririmbiye abageni yaravuye Kimisagara yaje hansanga umupianiste wagomba kubacuranga yaje hansanga abantu bari aho bategereje ati mpaka bube utahe ewa sha umva ko bagira ngo iki hanyuma kwa 6 bukwe ndabutaha ku cyumweru ngi Bugesera ngiye kureba ibyanjye ariko no kureba situation y'ifungwa ry'isengero genda ndeba aho nduruzi aho nari nsanzwe nduzi hose nkareba ko hari abantu hari cyaro rufunguye ndababura bamwe bati nta kizimyamoto dufite abandi dufuye gusengera Nyamata mvuyeyo nabwo ngaruka kwinegura muri bwa bukwe nabwo twari nka 200 kwinegura twari nka 200 nabwo turongera turagotomera turadugotomera nyine turinegura dusubira dusubira mu mateka byari biryoshye nuko nta mwanya ngira byari biryoshye pe byari biryoshye nuko nta mwanya ngira ubwo rero nuko ariko weekend yanjye yagiyenze weekend ndumva yari mu nkengero z'umujyi hari akandi kantu ndavuga ariko nzagakoramo ikiganiro narababaye ukuntu hari abantu 3 nari maze iminsi nidunda ko nabashije gukiza ariko nza kumva ko byongeye bisubira inyuma abantu 3 ni nka filime harimo umunyapolitike harimo umucuruzi harimo n'umugore nari maze iminsi nk'ibi nari mbibwiye umuntu nabo nabwiye umuntu nti aba bantu bari bagiye kwicana donc harimo umugore yapangiwe kwicwa cyangwa kuzezengezwa kwa yego kuzezengezwa ubwo watamijwe wenda umanyo oya umunyapolitiki yahamagaye umucuruzi ati shakira bya binini biyo by'ubwenge mpa n'umushenzi ubwo ari uwo mugore umucuruzi arabibona bajya mu mafaranga umucuruzi amuca $2,000 by'amadolari kugira ngo aze donc harimo kugura iyo miti kuyiha uwo mugore cyangwa umukobwa nk'umuhana kamuzezengeza akamuvovora akamufotora yatanga amafoto $2 by'akara bikoreye umucuruzi niwe agomba gukora operation yose yes nari maze rero iminsi maze kubyumva ngerageza uburyo byahosha bisa n'ibikunze ariko wa mucuruzi nyuma aza gukomeza nyine nawe akoresha izindi nzira kugira ngo wa munyapolitiki akomeze ari kuri umugore yari yapangiye kuzezengezwa cyangwa kwicwa kuyobya ubwenge ariko umucuruzi akavuga ati ibi bintu mbivuze umunyapolitiki yatakaza umwanya avuga ati ariko ni gute nagira amafaranga nkayabona adatakaje umwanya n'umunyapolitiki nawe muri ya kadire yo kugira ngo aporoteje umwanya we agira yatanga wa mucuruzi nawe arashyokerwa kandi chantage nayo ni icyaha cyane arashyokerwa yongera asaba andi
ipare ko umunyapolitiki yaje kumushukashuka akamugeza mu gihugu muri icyo gihugu bakoreramo. Umucuruzi ararisika gufungwa, umunyapolitiki ararisika gutakaza umwanya, umugore yarisikaga gupfa cyangwa guta ubwenge. Rero numvaga bisa naho bigeze, naje kumva nta makuru ndabona yizewe ariko avuga ko wa mucuruzi ashobora kuba yarageze yarashyokewe akagera muri icyo gihugu. Iyo nyine umunyapolitiki avuga ati ngwino nguhe noneho inshuro 10 zayo ngayo ushaka. Hanyuma amugirayo. So byarambabaje rero uko nari natangiye kwivuga ibigwi ko abo bantu abakijije bose ko nari ngize amahirwe, umucuruzi adafunzwe, umunyapolitiki adatakaje umwanya, n'umugore adapfuye bigenze neza. Ariko urumva biracyakurana nzabikoramo ikiganiro kirekire kuko nageze ahantu bibona nka filime. Ubu tuvugana umucuruzi ntabwo ari mu maboko ye, ntabwo ari aho yabaga. Icyo ni kimwe. Yagiye mu gihugu umunyapolitiki abamo kandi yaratinyaga, ariko bamushukije amafaranga ajyayo. Ubwo ibisigaye nawe urabyumva, umunyapolitike nawe ntago ari agafu k'imvubu rimwe, kandi yari yamuzengereje, kandi ibyo ni ibyaha byo koko. Ni nka bya biryo uvuga ngo nyine mpa amafaranga ntavuga ibyawe, nibyo uwo mucuruzi yakoreshaga. Urumva rero umunyapolitike nawe agomba kugira gushaka izindi strategy akagira, ariko turanzonze. So muri make nako nika operation ko numva yakasa mutwe, nzayikora nitonze. Ni nka filime, ni filime pe, ni nka filime, nzayikora nitonze, ariko nta nyine impamvu nzayikora nitonze ngeyane amasomo ku yandi, kuko abo bantu ko ari batatu buri umwe afite isomo akeneye guhabwa, kandi atari bo ku giti cyabo, ari izo kategori. Imibanire y'abantu n'inshuti zabo. Ese iyo umuntu inshuti guhemukiye upanga iki, ubigenza uti? Ese abunzi, ese rubanda rwakabaye rubahuza, uwo wifashishije ati zezengeza umushenzi, ariko bego operation atugisa umukriminere ati none ngiye kukwereka, nawe ati ndabivuga ibyo wanyandikiye byose nashyira hanze, ati kandi niba bimenye barahita bakwirukana ku kazi. Arewe no erezuma nyine nuko. Ubwo nzabigira kuko byampaye isomo. Ubushuti buteye bute bw'iki gihe, iki gihe kirimo amafaranga, kirimo ikoranabuhanga, bimeze biti. Ibyo tuzabitera imetero twitonze, tureba amasomo avamo, n'undi wese byabaho. Nicyo nzabangamije. Ntabwo bizavuga amazina yabo, cyane ko nyine abadukurikiye bumva ikinyarwanda cyane bashobora kutabamenya, ariko si ngombwa amazina, ahubwo ni ukuvana amasomo muri iyo mibanire. Kuko umunyapolitiki n'umucuruzi ni inshuti magara, babitsanya amabanga yose. Niyo mpamvu yamwizeye akavuga ati nkorera ibi bintu. Undi nawe ati aho kugira ngo nice uriya cyangwa nze nzegeze nteshe ubwenge uriya, mpayo mafaranga niwanga mbivuge. Umunyapolitiki atangira kwikoraho, abona wa mucuruzi yashyokewe ntahaga, aturamadi undi ati ngwino nyaguhe. So birangira wa wundi, kuko umucuruzi yabaga mu mahanga, ntabwo yabaga mu gihugu cy'iwabo. We n'umunyapolitike bari inshuti zo mu bwana, zo mu busore. So birangira amubwira ati noneho ubwo ushaka yandi uzaze nyaguhere mu rugo. Ubwo rero igikurikiyeho ntabwo barampa feedback z'uburyo aho uwo muntu ari, kuko ikigaragara cyo ntabwo akiri aho yari ari. So niba ari mu nzira rero igana mu gihugu cye kirimo n'uwo munyapolitike, niho umuntu agomba kureba. Nimara kubona n'ibicayuka nkamenya uko bimeze, nibwo nzongera nkakora ikiganiro kirambuye kuri iyo dosiye. So muri make ngibyo ibyo nahugiyemo. So abandi abaduhamagara, batufelicita, batubaza ko mutaza n'ibiganiro, bajye bumva tuba turi muri ibyo byose nyine. Ntabwo wakora ngo yibagize umuryango. Hari umuryango tuvukamo, iyo miryango twashatsemo, iyo tuvukamo, iyo twashinze ubwacu, ariko niyo tubana, aho tugenda hose tuba tubana n'abantu. Ntabwo rero nubwo ntakunda gutaha ubukwe, ntabwo muri invitation 5 ntabura n'imwe nitabira, ntagira nese. Ariko nanjye ndi umuntu, kandi umuntu c'est un être social, nibyo navuze. Umuntu ntacyo ari cyo
atagaragiwe. Iyo utagaragiwe ntuba uri umuntu, uba uri igihindu gembe. kubaho egare kubana. Aha, iyo ni filosofiste. Kubaho, kubaho kubana. Iyo utabifite ibyo byose rero ntuburiho. Ntuburi kabisa. Ibyo rero ni ibyo byatugerageza. Abo tudatahira ubukwe suko tuba tubanze ni umwanya mukeya, ariko nanone uragerageza rimwe na rimwe ugakubita imibare ukareba ese nahagana hehe, nk'ubwo nuko bwari hafi hano muri Gasabo. Ntago nakweshya, ariko hari ubundi nzataha. Okay. Hari ubundi nzataha uzasigamo imvune. Hari ubwo nzataha irukira kuri 24. Irukira aho ni ukurara kabisa. Kuri 24 irukira aho ni ukurara. Kuri 18 hari umuhungu nawe, hari umuhungu twize ku kigo kimwe, nasa aza kuba inshuti yanjye, uwo nawe azaba afeta imyaka 20 abana n'umugore. Ibyo byo bizabera hano muri Kigali. Nawe azaba yavuye kure kubera ko yabugumisha iwabo twari kuvunika abicyangugu. 10 nazo nini ubwo ni vuba ejo bundi. Uko byamera kose nzashaka umwanya niyo nabutaha igice. Nabwo nubwo abantu twakoranye, nubwo ababyeyi twakoranye muri SOS bazashyingira umwana. Ariko nintaboneka na madama azajyayo. Izo nizo gahunda. Byose biba bigoye ariko ubigendamo. Kubaho, kubana pe. Umuntu ntacyo ari cyo atagaragiwe adafite abandi. Kabisa. So ngayo nguko rero. Anyway, nyemerera ninjire mu kiganiro neza nyirizina kugira ngo tuganire, udufashe gutera imetero no kuduha amasomo atandukanye Karegeya. Tujye n'ubundi kuri kese iri kuvuga ubwo tujye kuri kese y'insengero, cyane cyane ko ubu tuvugana nonaha Ebenezer mu Rwanda hose byarangiye. N'umuriro ubwo bibaye nk'umuriro wa Pentecote. Umuriro wa Pentecote. Ebenezer, abagorozi, undi ka message k'umuyobozi harimo barimo n'abandi nzahora icaca ibintu nk'ibyo. Hori caca ariko Ebenezer yo uyu munsi rwose gahunda irarangiye, barayifunze nayo. Ubwo muri make imibare iracyazamuka y'ifungwa ry'insengero. Bimaze kuba ibihumbi hafi 8. Inshuro enye z'utugari tugize u Rwanda. Ako kana ariko bajye bakumva. Inshuro enye donc muri buri kagari ku Rwanda hafunzwemo insengero enye, kandi hari n'izisigaye. Ubwo muri mudugudu hafunzwe urusengero. Nanone icyo kintu nacyumvise. Gufungwa nanjye nakomeje kubikurikirana, numvise abantu benshi banyuranye ibyo bagiye bavuga. Numvise ikiganiro cya Antoine Rutayisire avuga ati hari abavugaga ngo nahamagawe na RIB, kandi nawe yiyemerera ko ibyabaye yari nk'amakosa kubera amarangamutima. Avuga ati nk'umuntu ukorera Imana nkorera, iyo numvise urusengero rwafunzwe mba numva ari ibintu bikomeye. So rero ati navuganye amarangamutima, ibintu mvugira mbese nkoresha amagambo akomeye, nabanje kureba ese koko hari izari zikwiye gufungwa koko. Kandi nabyo nkunda kubivuga. Buriya Antoine Rutayisire ntacyo mpfa nawe, kandi abanyarwanda bose baramukunda. Ariko icyo bazagira ikintu kitazashimisha abanyarwanda nuko yagiye muri pension atibarutse mu buryo bw'umwuka. Umwese buri karere gafite umwe yibuze. Uru Rwanda iyo rufite Antoine Rutayisire muri buri karere umwe, byaba ari ibintu bashobora kuba bahari ariko badakomoka kuri we. Ndashaka ngenda ndavuga ngo abakomotse kuri kuva mu biganza bye. Ariko abaye yarabikoze byaba ari sawa, abaye yatarabikoze nabyo ubwo nyine nawe afite ku mutima nama we ubimubwira. Ariko yagombaga, yari umuntu wakagombye kuva mu murimo, hari benshi asize. Ikimenyimenyi rero kuba ziri gufungwa nabyo wasanga ari uko wenda yibanze kuri Anglican Church yabereye pasiteri, ahandi ntarebeho
wenda kubera umwanya muke cyangwa iki simbizi kuko urebye nka Rutayisire buriya nawe ubwe umubwiye umufashe ukareba iriya hariya mu Giporoso ukuntu yahageze hameze yego amazu mabi iki ibibanza bipfa ubusa ukareba ukuntu yahakoze amataje uzi ko banki zirwanira banki zose zikorera Remera hafi ya zose zikorera mu nzu ze mu nzu za paruwasi ya Remera none se yajya kuvugira izindi sengero yarebye abafite ibikorwa nk'abiriya ni bangahe hariya buri yakaritsiye ubundi ntiyitiriwe hariya he mu Giporoso nyine ni mu Giporoso nyine munsi ya Feruje iyo buri rusengero iyo buri paruwasi yo mu Rwanda igira iza kuba ifite ibikorwa nk'abiriya byo mu Giporoso ntago ziba ziri gufungwa cyo ni kimwe hanyuma ubwo nabyo ni amaboko ni ubushake mane ko barabivuga Usta Kayitesi yarabivuze mu rusengero donc hari abantu babavuga butumwa bikungaza ku giti cyabo kurusha kureba intama baragiye abana be bakiga muri Amerika aba bagore birwaho mu rusengero n'abagabo bataye ishuri ntacyo bimubwiye ariko Rutayisire we hari n'abana yagiye arihira ku mufuka we ku mushahara we ubwo urumva mu rwego rw'itorero yabaga byarenze agakora no ku mufuka we ariko abandi ahubwo avana mu baturage avana mu bakristo ashyira ku mufuka we Rutayisire akavana mu we arihira abana b'abakristo arabivuga kenshi nasi bakora nkawe ntabwo yabigeze aho zifungwa icya kabiri ndaza kubyibuka benshi anagaruka no ku buryo benshi bagoretse umurimo w'Imana mu buryo niba icyo agukoreye ukishyure uri umukozi w'Imana umukozi wese yubaha sebuja cyane ntabwo niba ndi umukozi wo mu ifamu ya kamvuga urugendo nagiye kuvuga hari umujenerali ufite ifamu ku nzira igana iwacu niyo tuzi cyane bonye wigengesereye ndavuga ntashobora kuba oya ntabwo yabimye ariko arabyumva araza kubyumva hari umujenerali ufite ifamu ku nzira igana iwacu yego kuko niyo twakunze kumenya cyane irazwe mbaye umushumba we yego mbaye umushumba we akantuma kujya kumugurira inka ku muturage yego ngereyo nishyuze na wa muturage ntabasuzuguje databuja wantumye umpemba yego none niba uri umukozi w'Imana wowe ukajya kwishyuza intama uragiye Imana yakuragije wategereje igihembo cy'Imana ko kantu iyo Mana wemera niba ari yo koko uzakira ibihembo byayo uko bingana kose wijya gufata ibyaba abandi urirwa uraruza ese ari abatura babazi ngo yaturutse mu biki ese wagira ibyago agasanga muri abo basengeramo harimo indaya harimo umupfubuzi harimo umutinganyi harimo umucuruzi w'urumogi harimo umucuruzi wa kanyanga bakajya bamuzanira amaturo ayo maturo arejejwe yavuye muri izo nzira 80% nk'uko Usta Kayitesi yabivuze icyo gihe mu kiganiro ari urusengero yagiye gusengeramo probablement mu murenge wa Kinyinya nkurikije ibyo numvise avugamo niba 80% ari abakristo yego nuvuga ngo abamotari ababaje bo mu Gakinjiro abaryi ba ruswa abakuru b'imidugudu bakubita abaturage abasenya akajagari abameya abaministre abacuruzi hafi ya bose hari nabo bapfubuzi n'izo ndaye n'abatinganyi bose bafite ayo mazina bose none rero iyo mirimo mibi bakora ikivuyemo barakiguhaye urumva cyejejwe uzagera kuraje yo kumubwira ngo bireke kandi yaguhayeho ari uyazana umwambuzi wasanga harimo n'abashikuza amasakoshi yazana ituruka ryakira uzamubuza kubikora yakubwiye ko ari byo bimutunze kandi ari kuguhama icyacumi biragoye kandi nawe aricyo kiri kukugenza nicyo kibazo kubera ko izo nsengero zingana n'umubare w'imidugudu zibaye zikora byo byanyabyo hari ibibazo twaba twaribagiwe
Usta Kayitesi ubwo ni dogiteri CEO wa RGB arazwi abwira abantu ati ko 65% ari amashuri y'abanyamadini 80% akaba ari abakristo ibihumbi 10 na bingahe akaba ari amadini ni gute abana bakomoka ku bakristu biga mu ishuri ry'umukristu barita bakarivamo niba umubyeyi atabaye responsable ngo amusubizeyo umuyobozi w'ishuri ko ari umukristu kuki atajya kuhamagara wa mwana nibaze agaciro ko kwiga ni ikindi ntabwo twakabaye tukigira drop out muri 80% y'abakristo na 60% y'amashuri ya gikristo ntabwo umwana yakabaye atishuri ngo agenda here nzaba directeur bafite bashyiraho amakipe yo kujya kubashaka hari umudirecteur umwe wahoze hano Sainte Famille arahava ajya Karembure ubari Busanza washyiraho ikipe ijya kubahiga ni umufurere yabaye umufurere kabisa urumva nawe ayo mashuri yose mvuze n'aya Kiliziya Gatolika ni gute umwana yamara icyumweru ataza mu ishuri ababyeyi bari abakristu ishuri yigaho ari iry'abakristu pani uriyobora nyiraryo rya paruwase kire wa paruwase yagombye kuza bati abataye ishuri ni bangahe bati ni 10 bari hehe 5 bari hano abandi bagiye mu wundi murenge abandi 2 bagiye mu kandi karere ka kure abo bagiye mu kandi karere akabihorera babandi 7 mubazane bagize ikihe kibazo nudukaye amakaye ngaheze amakaye 10 agura ngaheze bitatu bigatuma umwana ejo heza h'igihugu hagarukiraho ikoda hamanuka hejuru y'ibihumbi 3 kubera iki ntabwo drop out ibintu bituma abana batishuri nta kintu na kimwe kiremere nta gisaba ibya mirenge gisaba kubyitaho ari umubyeyi wagenda akabwira directeur ati umwana yanani yanze kuza ku ishuri atariye directeur akavuga ati reka ndakoresha fundraising mubona ibyo murya uwabuzi uniform bati ndahamagara wa division barebe niba hari zasagutse ntabwo wakemura ikibazo utazi abantu barangariye mu biki ku buryo umwana w'umukristo wiga ku ishuri ry'abakristo atishura akamara igihembwe abantu bari mu biki ni ikibazo nese niba udagaciro kwiga u Rwanda urashaka kuzaruraga iki ibyo ni byo yababwiraga arabwira ati kabisa Compassion Internationale irazana amafaranga yo kurwanya igwingira mu bana ahubwo ayo mafaranga abapaseri bakayakoresha mu kwigwingiza kurushaho yubaka ibizu byinshi akagira ngo niko bagwingira no c'est vrai c'est comme ngwizo kuri numbona nambaye ikote ry'ibihumbi 300 umwana wanjye yanyweye igikoma kitarimo isukari uzamenye ko nagwingiye ntuzarebe ikote uzavuge ngo rya kote ryambawe n'ingwingire ubwo n'urugero nguhaye ni nko kuvuga ngo nubona pasteur agenda muri vewiti aba mu nzu igeretse 2 yego abakristo be abana babo badakaraba barataye ishuri batarya abakristo be babyaza ibinyendaro mu ngo uwaragwingiye kuko iyo vewiti ibibazo yakemura mu rusengero ni byinshi akagenda wenda na karava cyangwa 26 wemeye abakristo bakureka 26 arengaho hagati ya 26 na vewiti ukamenya ibibazo by'abakristo byagutwara iki iyo ubikoze ubugwingiye kugwingira ntabwo ari kutagira nanjye ubu wasanga ngwingiye ntabwo ari uko ntabwo ari kugira umubiri ufufumanga no mu mutwe ugwingiye mu mutwe urashaka kwikungaza we ku giti cyawe urashaka bakubone mundi ariko mu bikorwa wapi nibwo yababwiraga usakayitse akavati niba 80% n'abakristo abaryi baruswa duhora twumva muri raporo ya auditeur general bavaye wagisubiza ute ninde se wasubiza nyine ejo rero nkubwire hari abantu batanze commentaire ku nkuru ya flash bavuga ati imana ikubita itababarira burakeye bamaze gufunga isengero numvise muri Gatsibo wahise arwifungurira ngo hari wifungura bamwereka uko bigomba kugenda ndaza kugaruka ku ya Rurindo noneho ntuza ustakayitesa aho hantu yavugaga urusengero yasuye
arababwira ati ngo hari umupasiteri wigeze kujya kumusaba icyangombwa cyo gushinga urusengero basanga ntiyujuje ibisabwa arababwira ati mbasengere ati warakubeshye barakubeshye waje gusaba ibyangombwa ntabwo waze gusengera ikigo cya leta ubundi uri kuri rwego rwo gusengera dogiteri abaramuhamije akandi kantu aramubwira ati urusengero ndarushinga umwuka ni nk'amazi ntawe uyakumira uwo ni umupasiteri yego kandi ubwo uwo mupasiteri ni uko yari yabonanye na CEO mu bakozi basanzwe hashobora no kugira uwo apfunda akantu kugira ngo bamurekure afungure urusengero ruswa mu bapasiteri bashinga isengero si ubwa mbere yabivuzwe kuko hari n'abantu bigeze kwifungirwa harimo n'umunyamakuru w'umudamu munini nuvuga amazina uvuka muri ibyo bice yavugiragamo bose kabisa bivuze ko pasiteri utanga ruswa gushinga urusengero wabiretse nibyo Usta yavugaga ngo niba nyine kuri icyo cy'umwuka n'amazi yavuga ati amazi iyo atagiye mu nzira zayo iyo adakurikiye inzira akicira iyayo nzira ahinduka isuri cyangwa agateza ibiza uwo mwuka rero ukurimo nuko utwara nk'amazi agenda yishakira inzira urahinduka isuri aramubwira ati niba nawe yarabivuze ntabwo ari umuntu yabwiraga yabivuga mu rusengero avuga ati Imana yashatse gushinga urusengero no mu minota 30 rwaba rushinzwe rwubatswe rwuzuye rwabonye ibyangombwa ariyo nyayo atariko Imana ikubwira gushinga urusengero rukanyuranya n'amategeko rutujuje ibisabwa ukagongana n'ububasha Imana yahaye RGB iyo yawe siyo ntabwo Imana yanga ibinyuze mu nzira nyazo ntabwo Imana yanga de bon citoyen banze umuturage muzima mbere yo kuba umukristo muzima kandi mbere yo kuba umukristo uri umunyagihugu n'ubundi yubaha cyangwa agendera ku mategeko igihugu abamo igihugu nyine urabwira abantu ijuru nawe utarabona ahubwo ugashaka kubereka kureba igitsure ubutegetsi buhari nabwo bwashyizweho n'Imana ku buryo bumwe cyangwa ubundi kandi buzahoraho kuko igihugu ntaho kijya ariko iryo juru bazahora barireba tu bazarijyamo karege bazarijyamo batese ariko wari wumva amaganya y'umubyeyi waraje ubusa umwana nese umuntu bire mu rusengero agataha agasanga abana bagiye gukina agapira n'ibiryo yasize ahashye babyibye abana bakamumurarana navuga ati ariko mana wampoye iki nubwo yiri wasenga amaganya y'umukene yamugeza mu ijuru gute yirwa yitotombera Imana abana be niba batiga ngo barenga uwa gatatu primaire nyuma y'imyaka 20 urumva akazi bazaba bakora para raporo yabaho ndo bajyaje ku ishuri bakajya kwiga havana rwose none se abana umukristo ufite abana bari mu muhanda bahindutse marine bamwe babaye marine abandi wenda barahonda gravier irusine uwo baturanye wajyanye umwana ku ishuri bari igihugu yero paper yasohotse ati vaho ngaho muri icyo gihugu urimo uzuhita wicara mu mwanya hano wundi ufite umwana uri guhonda amabuye ntabwo azinuba kwinuba si bana rabyishimira none se wakoze ku buryo utazigera winubira Imana ariko abantu bajya gusenga bakize bakoze kweri mbabona rwose abantu bafite amaduka makenka yarakomeye mu Gakinjiro hari n'undi mugabo ufite hano mu mujyi ufite ukora ibintu nk'iby'ubuvunjayi hanyuma ku cyumweru na madamu n'abana bagasiribuka bakagenda umwenda mwiza urazana imyenda yicuye mu rusengero itameshe ntiwashatse isabune ntiwaboshije kwiyogoshesha ntubasha gutura ntukontribuwa kuri korari uraza n'amaguru urinjira mu rusengero akavumbi kakinjira mu izuru ry'abandi bakristo kubera ko ntiwateze ntiwabonye uko utega yego uwo muntu byagorana banzube uwuzuye Imana y'isani izana kwakira by the way banza we kwisi nuba kwisi neza probability nini no mu ijuru zarijyamo none se ko mu nyigisho akenshi abigisha
bakunze kugaragariza abakristo ko kwibabaza ari imwe mu nzira yo kubona ijuru. atandukanye ibintu uratuma mfata umwanya. Njyewe niyirije ubushire nabikubwiye, niyirije mfite ibihumbi 20 hano, numva nahangaha mbifite. Niba mfite 20 byanjye nemerewe kuva mu kiganiro nkaruhuka nkanywa amazi nibwo nkajya mu kindi kiganiro, ariko ndayafite. Yego, nayakoreye. Cyo ni tandukanye rero kwicwa n'inzara wabuze ibyo urya no kwiyiriza. Uwiyiriza n'ubifite, uwiyiza n'ubifite, avuga ati niyirije kubera ndi gusengera ikintu kinini. None se utabifite yigomwe iki? uriya munyagicumbi waguye ikinyinya yari yigomwe iki? Urugendo yaje n'amaguru, ntabwo ntaheruka kurya, ati ngiye muri ndabirambiwe. Koco bamusutse utuzi yeve. Yari yigomwe iki se? arahutse, harakindutse. Hoye umukene ntapfa arakindutse. Wegomwe. Icya kabiri, niba afite ibihumbi wenda 5 mu mufuka, nkaba nagombaga wenda kwigomwa kwanjye kuba nafatamo bife ya 2 nkayigomwa, nkategamo moto y'igihumbi nkemera nkajya ku Gishushu n'amaguru, si 3 nigomwe. Nimbishyire mu murimo, nimbifashishe ababikeneye. None gusiba kurya amafaranga nkayabika ejo nkayakoresha ikindi, nabyo n'ubwo bwigomwe ntabwo mbwemera. Twibutsa abantu ko amakaro meza, ibikoresho byo kurangiza inzu ni ku Ikaro Plaza. Rangete, gypsum, cyakiri bita ngo ni Worupano. Ni Worupano. Cyakiri gikorura aya we. Ni Worupano. Worupano. With the God. Nkakaryo mu Worupano. Okay. Ikaro rero ni hano i Remera. Yes, uciye imbere ya gare Busa station, kagera hirya rwose inzu isize amarangi meza. Utaragera ku isoko. Yego. Hino ya nzu isize amarangi meza yitwa Ikaro. Yes. Ikaro Plaza. Mwabahamagara kuri 0783 550 Yego. Kandi nizere ko abantu ba hano batajya barambirwa ngo bagende ikiganiro kitarangiye. Oya baba bahari cyane. Ibyo shaka kukubwira rero, urigomwe ibihumbi 3 kuko ubifite, ntabwo wigomwe icyo udafite. Ariko no kubyigomwa, wibyigomwa ngo uzabigura ishati. Yego. Niba uri mu mwuka, byigomwe ubifashishe babantu. Hari abana bataha, hari abana njya ncaho bavuye kwiga nka za Kacyiru batagatsata, rimwe na rimwe babuze ka tapendigo kakonoje, kabone baragenda n'amaguru. N'urugero ashobora no kugutira telefone ukamugurira ka mituyu, cyangwa se ukabona uwabuze ikayi. Ibyo 3 wigomwe, 2 bya bife n'igihumbi cya moto, si 3. Yego. Bifashisha abandi, wigendere. Yego. Nese uzigomwe ibyo utagira. Ni ikibazo. Ugira ngo se gukuburira umuntu no kwigomwa, wamugurira umwenda mushya. No gukuburira nyine. Wamugurira umwenda mushya. Hanyuma se ubuza aho ubika. Hanyuma se umukristo wambara imikuburano akarya ibiryo by'imisigi abandi basize, uwo muntu azabura kwiramanta? Imana se ikunda abiramanta? Hari icyo bitaga ngo ni mur de lamentation, urukuta rw'amaganya. Riko igihe cyose uri mubazo waburiye igisubizo, urigwa wimyoza ibintu byose. Inzira y'ubuzima yakubanye inzitane. Mana nazigize iki, mana nazize iki? Kera hari umukobwa bajyaga babeshyera yasengaga, yahoraga mu rusengero ntakore etude i Butare. None ageze mu rusengero, hakomana bari abantu birwa mu kabari bama badistenga, bari abantu bakina birwa kuri biyari bama badistenga. Ariko mana ngiye uhora aha ngaha nagerayo nkagira 5 kuri 20. Mana manza usempa. Ashaka kuvuga ngo Imana isempa babandi ba biyari, abakina karate, yo mu kabari, ariko bajyeyo bamaze kwiga cyangwa se babarebye kapasite y'ubwonko bwabo. We yirwa mu rusengero, arangije abwira Imana ngo manza usempa. Gusempa nyine ubanza ukundira umwana ku wundi. Bariya urabaha amanota kandi ari nge mu rusengero. Uwo wamwizeza ijuru.
uri kwiramanta ku Mana ngo ko mpora mu rusengero nakora ikizamini nkatsinda, ariko gukora ikizamini ni ukuba warebye muri note. kwitotombera ubu uzajyaho Mana reba ubaka amataje guteze, ntabwo wasevinze utinya credit ariko uvuga ko Imana yanyimye itaje, kwitotombera ni Imana ukuyikorera. birutwa no guceceka. Voilà. Barero beje igihe cyose ibibazo bikuri imbere byabaye inzitane, wanze kuboneza urubyaro, ugize abana barindwi, kubagaburira ni intambara, mubyare mwororo, ukajya kubasengera, kubigisha ni intambara, kubambika ni intambara, ukajya kubasengera, babiri babateye inda, ubwo babaye 9. Ibyo bibazo byose by'inzitane imbere yawe wambwira ngo niyo wamara icyumweru mu rusengero ntabwo byakwikemura. Oya, ntibishoboka. None umwanya wo kubakorera ngo ubagaburire, ubambike, ubigishe, wiriwe mu rusengero, ariko niyo zitazafungwa ngo pave pave se ko batarafunga imirenge ifite amapave ingana iki? Kizimyamwoto arawe ikibazo naho kiri. Barera izihe mbuto? Iyi insengero zingana gutyo ziba zera imbuto, hari ibibazo mu Rwanda biba byaracitse burundu cyane. Leta irubaka ibyumba by'amashuri hakabura ababyigiramo. Nese urumva ni ikibazo. Hakabaho kutera imbuto, noneho hakabaho no kugwingiza izindi izameze. Kwizihari kabisa. Ukagenda, hari umuhungu w'inshuti yanjye, ntabwo nimuvuga izina kuko hano arahahora, yambwiye ahantu yakundanye n'umukobwa badasengera hamwe. Yego. Urusengero rumwe mu mugeni, yari umukristo, abandi ari abo muri church runaka. Ubwo se ya nzira y'umwe n'ubwiyunge irahari niba urusengero rutashingira urundi? Kuri iyo ngingo rero aho ugeze byahita biba ibindi, bizaba ibindi nyine, kuko neza urumva ikibazo. Urumva se kizimya mwoto se no kwangira abana babiri bakundanye gushyingiranwa kubera ko badasengera hamwe, na kizimya mwoto yo gutegereza ngo izakora hazashya ryari se ubundi ariko ibyo hashya buri munsi. Icyo uzanye cyo noneho ni ikindi. None se urumva buhari amadini hafi yose agiramo akantu ko kuvuga terime yumvikanisha ko abatarabayo ngo ntabwo ari uwacu, mbese badasobanutse. Hari amadini amwe avuga ngo aba n'ab'isi, hari aho bakoresha abanyamahanga. Urumva abantu bamaze kubacamo ibice urigisha imbuto mbi, ariko nanone wagwingije ba bantu, kuko n'umuhungu cyangwa umukobwa wanga kubana n'umukobwa ngo itorero ryabyanze, umwana n'umuryango mbere y'uko aba uw'itorero. Kandi burya hari umuntu wajyaga avuga ngo inkingi z'urukundo ntizinyeganyezwa n'umuraba cyangwa umuyaga utavuye mu mutima wazishinze. Yego. Niba mwakundanaga itorero ntaho ritaba, uranyumva? Yego. Mubane uko imitima yanyu bishaka, uko imiryango yanyu bishaka, uko amadini abishaka, muzabikora nyuma, muzashaka irindi muhuriramo. Oya, hari igihe usanga umuryango ari wo uri kuvuga uti itorero rizatubona dute. Oya, umuryango w'ipozisiyo ntabwo pasiteri yavuguruza, ari umuryango nyarwanda nyine, ubwo nawo waragwingiye nyine. Ntabwo urugo rwubakwa n'idini. Reka nkwereke, utumye mbigeraho. Inkuru ya Rurindo, umudiyakoni bamufatiye ku mugore wundi. Yego. Nibyo nakubwaga nti Imana ikubise ikubita itababarira cyane, urushyi rwayo rurumira. Muri no nkubira yo gufunga isengero, umudiyakoni ngo niwe wungirije pasiteri muri Rurindo, akugiriye atya ni nkaho urugo rwasenyutse. Ntabwo nahamya ko ari warushenye, ariko bamufatiye ku mugore umaze ukwezi atabana n'umugabo w'isezerano. Ariko umugore nawe muri interview ati noneho mu gihe umugabo w'isezerano baraje, bivuze ko yari ari kumwe n'undi utari uw'isezerano. Abaturage barahuriye, pasiteri ngo yihisha muri toilette akenyeye agasume. Umugore abaye aho, umugabo afite butike n'akagare, ngo umugore akajya avuga ngo uyu paritse icyo kigare cyawe ngo isese miranyico. Kubera iki?
pasiteri aparika imodoka ivatiri. Wumvise wa mutego w'ikinyoma? Donc umuriro uri kubakaho, insengero ziri gufungwa, ntibabanje none se aho uretse gatoya uwo mupasiteri aho ngaho yari yagiye muri ya masengesho yo kwiyiriza ngo asenge ku buryo insengero zifungurwa. Abayegetsi bondo ku mugore wundi umugore nawe ati mu gihe twari tubirimo ngo yarimo mbaza ukuntu navuye iwanjye, none mu gihe tubirimo ngo umugabo w'isezerano baraje. Waba ubyumvise umutego w'ikinyoma? Uwo mugabo ubundi reka ngwire yaba ari bifatika, ubu twakagombye kumva ngo insengero zafunzwe, abayobozi bazo nabi zitarafunzwe bakoze igiterana ahantu bajya ku mavi ngo zifungurwe n'urugero, ariko zibanze zinamenye n'icyo zizira. Nese nk'urwo rugero rw'uwo mugabo pasiteri wa Rulindo, urumva rurabiganisha he kugira wemere ko ari business? Urumva atari poudre d'arfe cyane. Muri iyi nkubiri pasiteri afatiwe ku mugore we, amenyemo aka essence arashimangiye aho guhuza zango. Imana yanjye we ngo yagiye yihisha muri toilette n'isuni. Uravuga ngo bahure hamwe ngo basenge, urigura n'umupasiteri muri baro bafungiye akakubwira ati ndi kwiga ukuntu naye Bugande kurushingayo. No. Reba barashindwa, barahamagazwa, bagashindwa kwihibya abandi arya murangira avuga ngo iki, kwicyundi ku buriganya, yego, kwizeza ibitangaza kizaba, gukangisha ikibi kizaba, nibyo. Nta muntu ndumva hanura rwose ko Jarasi ejo bundi tuzaguha akarere ka 31 mu Rwanda. Sindaza ngo nkubwira ni Jarasi nabonekewe rwose, neretswe ko mu Rwanda bagiye gushinga akarere ka 31 bakakaguha. Ariko ndicara ndakubwira ngo umwana wawe azarwara indwara itinda, nibyo. Nkubwire ngo umugore wawe nta kubereye kandi wamwihitiyemo, ndabona urupfu imbere yawe. Ngo dore igare. Niko ko ntawe uvuga dore impundu, ko ntawe uraza ngo amanure ko nzabya nubwo nacuze, ko ntawe uraza ngo amanure ngo ugiye kubyara impanga 3 ko nzishoboye nubwo nacuze, ko ntawe urabimpanure. Ariko ndabizi ko bazambwira, bashobora kuza bagakurikiza bya bindi rwa rubanza afite na za nduru za buri kanya, bati utitonze nkawe ndi hanuriye dore imbogo, atutitonze narose wambaye isaha y'amaboko abiri. Urayizi yo? Ndayizi ya silver. Narose wambaye isaha ku maboko yombi, neretswe nyishyura. Oya, hari ibigomba gukosora, ni byinshi ubwo ntabwo mbivuze, n'ibindi twabivuze ahandi, n'ibindi kandi n'abandi mu zindi mpande baravuga. Ikiriho cyo nta kibazo cy'amapave, kuko hari naho basabye amapave nta modoka ihasengera rwose. Nta kibazo cya kizimyamoto, nta rusengero rurashya, hashya mu Gakinjiro niho bakagombye kuzitegeka. Ndavuga Agakinjiro nyine kababaji n'abasuderi karashya koko. Ako niko bagategetse kizimyamoto. Ibigo by'amashuri ntabwo bifite kizimyamoto, kandi bifite abanyeshuri. Wenda ku turere n'imirenge ho byaba bihari, ku tugari nta kizimyamoto ihari. Umurinda nkubaho nta kibazo. Sound proof, hari inyubako nyinshi muri kino gihugu zitakorerwa sound proof. Yo ni ibindi. Kimwe cya kabiri cya hegitari, hari insengero zamaze kwinjira hagati, zubakwa impande ku buryo bisaba nka miliyoni zitari munsi ya 500 kugira ngo wimure abo bantu wuzuze cya kimwe cya kabiri. Hari zitazafungura rero. Moyenne y'insengero ntabwo hagati y'eshatu n'eshanu mu murenge, kuko serivisi abantu bajya gusaba ku kagari, ibyo byose akagari nta muntu karabera kuri. None mu kagari harimo insengero enye zakwihuje ubundi, cyangwa se bagiye aho muzemewe. Urumva urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruba rwabikoze muri sanse n'ubundi iri presentable, yego verifiable.
kizimyamoto yerekane zunguza, Yeah. amapave cyane gusaka munsi y'imodoka, gusaka ibisasu, hegitari ni Muri ugutera imetero Ascanel. nka za zindi zanjye, atari izanjye nizo mu magambo, izindi nizo ku butaka, z'amaguru. ikindi ni iki? aha Soundproof. uretse se Usta Kayitesi ati babatumye impamyabushobozi za kaminuza muri teolojiya murazicurisha, pasiteri ucurisha diplome vraiment yakwize kwicara imyaka 4 biramunaniye, urumva ko anarambirwa. Uzi umuco wo kurambirwa ukuntu ari mubi, harimo n'ubunebwe. n'ubunebwe nyine. Hanyuma abakristo bawe mu bakristo 2000 ntazaburamo 100 bamenya ko bazaye koza, ariko ko RGB yari yagucanyeho umuriro ntakiranutse gute, ati ninyabija ahandi harya waruvuze ngo washaka kujya hehe, ngo ninyabija ahandi ninyabija ahandi urenze mu ruko mukamanuka za Gatuna mba ndakizanye. Abo bakristo mu 100 babimenye, harimo 50 nabo bazajya gucurisha. Nibyo naringiye kuvuga, uzanye umuco wo gucurisha ari wowe ntangarugero. ariko utabimubwira ashobora kuza kukugisha inama ati se ko nta gipapuro mfite, ko mfite ibibazo ibi n'ibi, ahita akubwira ati urampa amadolari 100 kugira ngo mpakugeze. Ruswa irinjiye y'ubukomisiyoni wabaye komisiyoneri mu gicupu. ariko Usta Kayitesi yari amakuru yatanga hano hino munsi yaho umuvunyi ukorera. abo bazanye ibicupuri ya nzira ijya ku kazi amukorera, nabo babazane kuko abantu hano njya numva heke itumiza abantu bize mu makaminuza atazwi n'abafite igicupuri n'inyandiko mpimbano. Nibabwire Dr. Thierry ngaho nyumvira rero, ubwo ni iki kizima wabigiraho? Baramutuma diplome agacurisha, yajya gusaba icyangombwa atereka ngusengere, nayo ni ruswa morale. Urajya gusengera RGB niwe wayishyizeho, wakujuje ibyo gusaba, ni ruswa morale kabisa, ruswa morale ngo ngusengere gute se sengera, ariko yahise yamubereye nkanjye ahubwo ati wowe usengera. So urumva rero zigomba zizafungura zimwe zigira umurongo. By the way, iriya checklist ni y'ibintu biri verifiable niko twari tumaze kuvuga, ariko hari ibindi bitari verifiable kubera amategeko tugenderaho, itegeko nshinga n'andi mategeko yose. Ntushobora kubuza umuntu kuzinduka yigira mu rusengero, ariko wenda itegeko rishobora kuzaza rivuga ngo uyu muntu yasize abana, uyu muntu arwaje bwaki yirwa mu rusengero, cyangwa ibyo kwirwa mu rusengero byihorere, bahane kurwaza bwaki, bahane kutishyura mituweli, bahane kuvana abana mu ishuri. Uzasanga abakristo benshi bari muri izo kategori, bahane uburangare bwa kibyeyi kabisa. Ibyo byo birahanirwa, ariko ibindi byo kubuza umuntu kujya kwirwa mu rusengero, kubuza umuntu kujya kanyarira, kubuza umuntu kujya mu buvumo, ariko uzariribwamo n'inzoka cyangwa ikibuye kikamuhanukira. Icya kabiri, ibi biberamo mu byumba by'amasengesho. Hari inkuru ihorisi duhorana kuri DC yo muri Nyamyumba, ari urusengero rwahindutse urusamiro. Wa mukobwa wese winjiyeyo arayitahana inda. Karongi byaravuzwe, naho ahantu hari ameze nk'ubutayu, naho bazikurayo. Uzi ko byaruta isengero zikaba nkeya, ibi byose tukabibaza inzego z'ibanze. Ariko niba gitifu hamagaza inama, ngiye mu kagari kacu tweze kujya mu nteko y'abaturage, tuza turi abantu 30, imidugudu 4, imidugudu 4. Muri 30 harimo abakuru b'imidugudu na komite z'imidugudu na gitifu w'akagari na sedo. Abaturage basigaye ubwo ni ngewe n'abandi nk'abangahe. Gitifu arahamagara hakaza 30, kandi mu kagari harimo isengero 4, zose nta na rumwe rugira munsi y'100 rutuzura. None se message ya gitifu ihawe abantu 30 niya pasiteri ihawe abantu 100 times 4 400 byakabaye bimeze gutya. So bivuze ngo aho kugira ngo akagari kabemo isengero 4, umurenge uzabemo 5 cyangwa buri kagari kagire rumwe, rukorane na gitifu tugira aho tugera. Kuko nubundi niba arenye mu kagari nta musaruro turi kubona cyane. Umuganda hajyamo bangahe? Mbarwa nta jana ndabona na rimwe, nta na rimwe ndabona umuganda mu kagari kacu ugira abantu 100, kandi isengero zirimo ni nyinshi.
urumva Kwa gatandatu bakabura, bivuze ngo ku cyumweru bakabona. zigabanutse twebwe abaturage bakabaza, mbese leta ikamenya ngo ijambo rivugwa n'umuyobozi. Aba baturage ni abacu, ariko nta yindi influence. ariko muri leta civile baritwa ba gitifu, ariko mu mitima ari abapasiteri. Pasiteri ni arabaganisha hehe? Ese ni abata ntibazongera akagaruka bakaba ba gitifu? Ibyo bintu bigomba kuba coordinated, kandi hari yariteri n'abagitifu gusoje. Nese agira aho agira irangamimerere, hahise hari aho ajya kwandikisha umwana se, hanyuma se wa mugani w'umukuru w'igihugu, pasiteri niwe umuha amazi, agira robine, agira wasake, amuha umuriro, amuha icyangombwa cyo kubaka. Abana bese biga mu ishuri rye, ko aricyo kibazo ahubwo. Ninde umuha icyangombwa se yakeneye ikintu icyo ari cyo cyose, ni n'umusinyira. Urumva hagomba ibyo ubwo bufatanyabikorwa bugomba kunozwa, ofete bugomba kunozwa, akamenya ngo ikininde kabisa, sibyo? Gitifu nzandika mitiweli, ariko ubukangurambaga bwo kujyana abana ku ishuri, pasiteri kabisa. Usiko umudugudu wacu harimo manzara 3 mu mudugudu, insengero. uriya muhanda mushya harimo nk'3 hariya ducu hagati ntayo, ariko ku wundi wa haruguru nanone mushya. Haguze ko ari byo. Harya buriya mwege nta n'umusigiti mugiramo. Se nta musigiti. Ubwo ribaze hari naho bari mu musigiti. Handi haba harimo n'umusigiti. Sha ni ikibazo. Noneho wareba abana kandi muri karitsiye muri ntuza mu kagari kacu hari imiryango itohereza abana ku ishuri, kandi dimanche bajya gusenga, barakaraba. Hari ahantu nzi nka 4 rwose, wageze kure yagarukiye mu wa 4 primaire. Ni itatu ikurikiranye, ariko mu gihe cy'amashuri uwambara mu bana b'iyo miryango 3 bagera nko muri nka 12. Uniform mbona yo ni imwe yonyine mu bana n'abuzukuru, imiryango 3 ducaho. Kandi ariko ku cyumweru bose barakaraba, ntawe udafite abasengera kabisa. Abashaka kwiga ikidage, ariko nanone ntabwo ari ukuvuga ngo nabashakanye nabashishikariza, kuko hari uburyo bwiza bwo kuba wagenda ukakiga, wamara kukiga ubundi kikazagutunga, ukazajya mu Budage ukajya gukora ukaniga, ubanza akazi ukabona gukora. Ni ukuvuga ngo nta kindi bisaba, ni ukujya hariya Kimironko ishuri The Hash Plug and Hub, hirya y'umurenge wa Kimironko ku kapa ka 12 ST 12. ugahita uhabona kabisa. Ubu hariho gahunda yo kwiga, gahunda yo kwiyandikisha, kwiyandikisha birarangirana n'uku kwa 8 bige ntuza icyiciro cya mbere n'icya kabiri, ku buryo mu kwa 3 mu kwa 4 baba barangije bagakora ibizami, bagashaka amaviza, mu kwa 8 abambere bakajya gukora mu Budage, kwa 8 kugera mu kwa 10 abambere bazaba bari. Izo ni inkuru twahagazeho cyane, ntabwo ari bya bintu byo kwamamaza. Kandi mwizerwa naza tuzanamushyira no kuri kamera byivugire, ariko birakora. Ibi si ukwamamaza, ni ukubamenyesha kugira ngo mudacikanwa kabisa. So rero munyarukireyo Niyo Travel Kimironko, Niyo Travel. Rero ni hano mu mujyi muri Centenary, ku bantu bashaka nyine noneho kuba bajya gukorera, kwiga, gutura hanze y'u Rwanda, ariko muri procedure yaho. Niyo Travel yabafasha, ikafasha nyine ibyo bintu byose, iyo process iyijyamo, ubundi akaba ariyo iyifata mu biganza mpaka ku munota wa nyuma. So bahamagara kuri 0782 30 43 reka twitebe neza tutaza kwicurika, kugira ngo abantu batazavuga ngo nahamagaye muri Niyo Travel nitabwa n'undi. Nibyo ni 0782 mwarimu Clement rero we agufasha ku bijyanye na provisoire na permis définitif, c'est uruhushya rwa burundu. Kuri provisoire wishyura nyuma, wishyura nyuma wayibonye. Niko karusho ke, cyangwa se niwe iminsi myinshi biga ni 6 bigomba
yani amanota menshi cyane uri wa wundi utaboneka iyo uboneka 3 yo ako kanya ni gahunda yanyu akwishyuza nyuma umaze kwirotira nibwo umwishyura gahunda ye ni nyuma so 0.82 48 37 22 okay na Rugwiro arimo arakomanga tuzamutumikira Rugwiro moto afite imodoka nziza za limuzini tuzamutumikira ubutaha arimo arakomanga afite ubushake kugira abageni nabo batazajya babura ibyo bagenda cyane n'abantu bagiye mu ngendo za kure so rero mwakoze cyane turabakunda rwose muri abacu cyane pe tunashimira wa muntu twakoreye ubuvugizi bushize narabivuze byarakunze hari n'abandi bagikomanga ntarabonera umwanya wo kumva ariko byose mwizere ko bizakunda ndabyizi dusigaye dutanga icya 10 kuruta abasenga none sibyo kuko niko bimeze iyi ni contribution umuntu ko mubwira ati hari igihe mu bita abakorera imana kandi ari abakora imana ntabwo ikigaragara cyo ntabwo ari abakozi imana ntabwo bategereza ibihembo imana itanga au contraire twebwe turabitegereza ntabwo bategereza bashaka ositopeye oya turokora ibizaza nyine erekana n'igihembo cy'imana cya mbere n'uyu mwuka kutaragagarira se kuri mikoro none ze nyine icyo ni cyo gihembo cya mbere I am grateful waje urareka mwakoze cyane shimira Dani wakoze nawe asante sana tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.